ngo insengero ziyo hirya iyo ngiyo nizazinde kenshi bazenda kugwa zuzuye n'ibitagangurirwa ntabwo nazigeranya n'isengero nabonye bafungana i Kigali irazirafata yubatse kuri wayifungira iki niba ari umurinda nkuba mubabwire bawushyireho izi nsengero zitatse umujyi oya ahangaha leta ziruta iyo mirenge urimo kuvuga aha leta igomba gushyira mu nyurabwenge ntabwo abayobozi ari amarobo icya kabiri ndashaka mbwira abantu s'il vous plaît ntago RGB na local government bagomba gukora like robots icyo nicyo kibazo gihari ukabanza ugakora ugatekereza nyuma no none se ibi ngibi bidafatwa nka harassment reka ndababwiza ukuri reka buri muntu agira ibyishimo bye ntabwo wabuze umuntu ujya gusenga icyo ntemera cyo ndaza kukibereka umwanda wo nanjye ntabwo tujyana nese ubundi ni wamamagaye mu kiganiro nkavuga nti bazifunge kubera umwanda mba ntekereza zikuhari ariko hari bitatuma bazifunga none se niba utubari tudafite imirinda nkuba huzuyemo abantu bari kunywa ibyabo bari kuramo imipira imisarane nayo mu tubari twarayibonye ukuntu bimeze aho bogereza ibyombo twarabibonye nuko zo bintu bimeze nk'iki simbizi nk'ijagi ibyo ntitubibona ko batadufunze nuko bivugirwamo se ari igihugu amahoro kurusha ibivugirwa mu nsengero bakwiye kumanuka bakamanza bagafunga utwo tubari ntabwo abanyakabari sindi ko bagenda hari nimugira umwanda ku buryo rimwe bagakwiye guhera reka twibande kuri point kuko ntitwitiranye insengero n'utubari reka dufate iyi case birajyana oya ibibonerwa mu nsengero ni byinshi cyane kurusha ibyo umuntu yabona mu kabari urusengero ni ikintu gikomeye cyane mu mfuko ariko se kwani for the yuje ibisabwa wacecetse ndimo ndakubwira ko tudakwiye no gukomeza kuri izo comparaison z'utubari n'urusengero no gutesha agaciro urusengero n'inyubako za leta nazivuze uhere mu tugari natwo badufunge ko dufite ibibazo byinshi badufunge utugari badufunge niba batadufunga namenya ko barimo guhohotera insengero reka gatoya turaza kugaruka mu kanya tugerageza kureba ibintu bitandukanye mu byo bafunze nkumva ndishimye ni ubutayu ubwo ariko mu Rwanda nta n'ubutayu buhaba uraza kububona ibyo byo simbizi s'il vous plaît ntekereza yuko ntabwo dushobora kugira igihugu kitafite standards ngenderwaho icyo ni kimwe ariko icya kabiri nanone tugomba kumenya uburyo tugira flexibility mu byo dukora rimwe na rimwe bitavuze ngo turaza kwakira akajagari nk'urugero hari nk'itorero rikorera hafi y'iwanjye mu cyahoze ari ikizu cy'inkoko iryo rwose s'il vous plaît mugakengeje wenda bafashe abantu barenga 80 bari mu kibuti cy'inkoko nabo basengera mu kibuti oya wijya kure hari itorero ryo hafi y'iwanjye ryakoreraga mu nzu y'inkoko mu cyahoze ari ikizu cy'inkoko inyuma y'uruganda rukora urwagwa ni ukuvuga ngo igihe cyose abantu bahoragamo umuziki uri hejuru ari piyano gusa ukibaza ati abantu bakora ryari icyo ni kimwe urebye nanone kameme ntabwo bafata abakirisitu nubwo bafite umuhamagaro ngo bashyire mu nzu y'inkoko umva n'ibindi bintu bisigaye biriho ariko ujya kubona akabari icya kabiri oya reka nongere ngaruke hari Apotre Socrate yari afite itorero rikorera muri depo ya Burarirwa hano hepfo ku Gisenyi njye nanze kuvuga ibyo bintu by'amadepo y'abandi n'inyamirambo hari ahantu umva uko bimeze hari ahantu bapakurura amakazi bakayashyira hanze ubwo bihindutse itorero amasaha yagera abasengaga bakavamo bagashyiramo izo nzoga ibyo rwose turabi ariko kuvuga ngo abantu bafite itorero basengeraho ngo usanze hatari umurinda nkuba ushobora gukorwa uravuze uti ndabafungiye ibyo ni nko kujya guhandura ivunja ugaca ikirenge kandi iki ni igihe cyo kugira ngo iyo mirinda nkuba bayishyireho niyo bashyizeho kera mu isuzume ko igikora hanyuma igihe cy'imvura kizagere ibintu bimeze neza naho mirinda nkuba wizi isaha icya kabiri sintekereza ko biri mu approach igitekerezo cyo nta kibazo ariko gushyirwa mu bikorwa kw'ibi bintu reka mbabwira abantu ntabwo ari amarobo kuko n'uwaza kugenzura mu biro mukoreramo uyu munsi nuko tutabauditinga ari twebwe ubu ugiye ku masitasiyo ya polisi hose wasanga ikibazo cy'ubwiherero hanyuma se reka nkubwire noneho nkubwize n'ukuri jya kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo ntuyireba mu masaha yo ku manywa wahagarare gusa wumve ikinuko kiba kimanuka mu baturage niba kiva hehe abantu bararize ntako batagize umva ibyo mbakubwira twumvikane ubwo se na komanda azajya mu bagiye gufunga urusengero rudafite ubwiherero kandi nawe hari ibintu bishoka mu muhanda oya icyitwa ubwiherero bwo ngiye sindi bugitorere cyane
aho ari hose nabwira ku nyubako za leta cyane cyane utugari sitasiyo za polisi imirenge abantu bakwiriye kugira isuku ibyo byo bigomba inspeksiyo yabyo igomba gukorwa rero n'isengero niko bigomba kugenda kuko ahantu hahurira abantu benshi mushobora gufatwa n'indwara ariko noneho genda ndasaba ko basubiramo iki kibazo bakagitekerezaho nta mpamvu yo guteza ibibazo na yegere sibyo yes keretse abangaba ngiye gushyiramo rwose simbashyigikiye kuko gusengera mu kibuti cy'inkoko witwaje ngo n'umwana w'Imana yavukiye mu kiraro cy'inka n'icyo gihe nyine kandi we yari afite message atanga uri gutanga yise mu kibuti cy'inkoko reka mbaze mbashyira hasigaye twigire hanze y'u Rwanda mu gihe utarabaza nase nkubwira ko kambwira umuntu aragira ati ndabakurikira cyane ndi Bukavu leta ikwiriye guhamagaza aba basaza bakuru mu madini abareverana ba musenyeri bakicarana bakavuga ikibazo cy'amadini nawe leta nishaka kumva ko izakemura ikibazo cy'amadini itiyegereje abashumba nka Antoine Rutayisire ba Cardinal n'abandi ntabwo bizayikundira ubuze cyabayeho se aya madini yafungiwe batangiye kuvuga yuko mbenya ariyo mpamvu Rutayisire abantu mwamufashe nabi yaje ari kuri toni itandukanye bamwe batangiye kuvuga yuko amahuriro y'amadini abafitemo ijambo ari amadini akomeye bamwe badatinya no gushyira mu majwi Kiliziya Gatolika ngo bari barajyanye abayoboke ko ari ibagambane ariko yose niba ari kwifungira nayo irimo irafungirwa urumva reka tureke kuvanga ibintu rwose this is the case igomba kuba yakwitabwaho mu buryo rusange abari mu gutekereza yuko ngo ibingibi biri gukorwa ngo na Kiliziya Gatolika yaragowe kweri kugorwa ibingibi ntabwo ari byo ni uko itavuga kuko nayo hari aho yafungiwe icuruza ijambo ry'Imana se of course wari wese araricuruza ariko bararicuruza se ituro n'iki ituro ni wari wese araricuruza niba kubwira bati ngwino ugure amasaka purari ibyo bigatuma se byose ariko ntaho bihuriye kuko nayo irafungirwa ahubwo mwishyira hamwe mubaze inzego muzibirebe icyo mwakora bafite urwego rwabo nirugerageze kandi cya kabiri rwose uwo muntu igitekerezo atanze cyaba ari cyo yego kwicarana nabo pe kuko harimo bakuru b'abasaje bashobora gutanga ibitekerezo kandi bakanumva bakanumvisha n'abandi umva igisabwa ni iki hari abantu ntekereza ko bashobora nubwo bakwaka randevu minisitiri wa local government premier ministre wenda n'izindi nzego hari abantu twavuga uyu munsi ufashe musenyeri Corinne ugafata musenyeri Antoine Rutayisire ugafata musenyeri Birinda Bagabo ugafata Cardinal Kambanda ugafata abamo muri aya matorero barimo ba Dodo ba Nyamurangwa bande bakagenda icyo kibazo kigashakirwa uburyo cyakemuka kandi mu gihe gito ubundi rwose Minaroke na RGB mukaturinda akajagari mu matwi y'abantu as simple as that iki gihugu cyacu ni cyiza turifuza ko buri muntu wese abaho neza ariko muturinde urusaku amusore tuseso ati mukanya uvuze utubari kenisa guca mu ijambo ariko bekorera amadini gusa utubari tubuza abantu gusinzira okay allo mwaramutse nyakubahwa amakuru ni meza uriya telefone yanjye burya oya muranyihanganira uri live yego uri live on air ndi kumwe na Gilbert Mutabaruka na Arsene Muneza twaganiraga ku kibazo cy'amatorero yafunzwe tugerageza kuzunguza ubwenge dusanga mu by'ukuri nta leta itakwifuza yuko abaturage bayo babaho muri kondisiyo nziza nanone turaza tureba amatora amwe yagiye afungirwa hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba abo bantu bahabwa nyirantarengwa wenda yiyongera kuba iyo bari barahawe bakabikosora hatabayeho polemike yo kubafungira urugero baravuga bati wenda nta murinda nk'ubu hari kugura umurinda nk'uba ntabwo bisaba ko ngufungira ukavuga uti wenda toilette ntirimo amakaro urinwari ntikoze neza ibyo ni ibintu mwabwira uti nyuma y'ibyumweru bibiri bibe byakozwe bigakorwa hatabaye kuvuga ngo tugiye kubafungira ariko kubona umuntu wenda usengera mu isenga ahantu nk'inyaga umuntu usengera wenda mu cyahoze ari nk'ikizu cy'inkoko n'ibindi nk'ibyo ibyo birumvikana pe
iki cyemezo mwafashe murabona rimwe na rimwe mutarashatse guhandura ivunja mu gace ikirenge. Nyakubahwa Minisitiri, ijambo ryawe. Murakoze. Ibintu bikwiriye kujya, murakoze no kuduhamagara kugira ngo dusobanurire abanyarwanda ndetse n'abakoresha izo nyubako icyemezo cyafashwe. Icya mbere cyo byari kuba ari ikibazo nk'uko mubivuga iyo ibyo bintu biba byaratunguranye, ariko tubifata nk'aho bitatunguranye kubera ko ni ibintu bimaze igihe kinini kuko si ubwa mbere bikorwa. Ibi bintu byahereye mu mwaka wa 2018, haba ubugenzuzi bukomeye nk'ubu ngubu, ndetse icyo gihe ndibuka ko muri komisiyo harimo n'abahagarariye amadini n'amatorero bafatanya kureba koko ibintu bikwiriye gushyirwa mu nsengero cyangwa se ahantu abantu basengera, ndetse icyo giheho biriya by'imyobo n'ibindi byo nta nubwo abantu babigiyemo cyane, bagiye cyane mu mazu asengerwamo, ahantu basengera, kuko nk'uko mwabivuze gusenga ni uburenganzira bw'umuntu, ariko aho bikorerwa hari amategeko ndetse n'amabwiriza akwiriye gukurikizwa kugira ngo bikorwe neza. Ibyo rero ni ibintu byari bisanzwe bizwi ku buryo abatabifite uyu munsi batarigeze batubwira n'impamvu batagiye babishyiraho, ntabwo byakumvikana ko byafatwa nk'aho ari ugutungurwa, kubera ko ntabwo ari ibintu bishya. Ikintu kiba ari ugutungurwa iyo ikintu ari gishya, ikintu utagisabwe, utahawe umwanya wo kugikora ndetse n'ibindi. Kereka niba ari ukubabwira ngo ariko bya bintu twabasabye noneho tuzaza kubireba ejo, ariko ubundi bimaze imyaka 5 ibyo bintu bihari bizwi, ndetse hari n'abari bifite ahubwo byagiye byangirika banabisubizeho bakabyihorera, ku buryo twe tubifata ko ntabwo ari gutungurana, ahubwo ni ukujya kureba niba abagabo basezeraniye ariho bahurira. Abo rero twasanze aho twasezeraniye atariho twahuriye, ubwo icyo gihe twagiye tubasaba ko baba bihanganye bakabanza bakagira ibyo buzwi. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB cyagiriye inama abanyamadini ko bakwiye kubyaza umusaruro ubutaka bafite mu bundi buryo aho kubucucikamo insengero. Umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Kayitesi Oster akaba yavuze ko asanga mu kubaka insengero hakwiye kubaho kugabanya ubucucike, ahubwo ubwo butaka bugakoreshwa ibindi. Yatanze urugero kuri ADPR avuga ko muri Kigali ihafite insengero zingana n'utugari tuyibarizwamo. Iri torero rifite insengero zisaga 3,000 mu gihugu hose. Dr. Kayitesi akaba yabigarutseho mu kiganiro Waramutse Rwanda kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Kanama 2024, ubwo yagarukaga ku cyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Kayitesi Oster akaba yavuze ko icyemezo cyo gufunga insengero gishingiye ku guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange. Mu magambo yakaba yagize ati nta dini rifatika rikora ibyemewe n'amategeko ryahagaritswe, hafunzwe ahantu hose hatujuje ibisabwa. Yavuze kandi ko abanyamadini bakwiye kureba kure, maze aho gushinga insengero nyinshi aho bakazishyize bakahabyaje umusaruro w'ibindi. Kugeza ubu ngubu rero mu Rwanda hakaba hamaze kubarurwa insengero zirenga 5,600 hirya no hino mu gihugu zimaze gufungwa kubera kutuzuza ibisabwa. Nyuma y'uko rero urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangije igenzura rigamije kureba uko insengero zihagaze, akaba rero ari muri urwo rwego insengero zirenga 5,600 zimaze kuba zafungwa. Umuyobozi kandi wa RGB akaba yavuze yuko hari n'uwahanuye ko inka ari satani. Ibyo ngibyo rero akaba ari Dr. Kayitesi yagaragaje ububi bwa zimwe mu nyigisho z'abanyamadini. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere Dr. Oster Kayitesi akaba yagaragaje ko hari abavugabutumwa batesha agaciro zimwe muri gahunda z'iterambere
bitwaje ubuhanuzi bw'ibinyoma. Atanga urugero rw'uwamuhanuriye ko inka ihagarariye Satani. Dr Usta Kayitesi akaba yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro na televiziyo y'u Rwanda cyagarukaga kuri gahunda yo kugenzura insengero zujuje ibisabwa igiye kumara ibyumweru bibiri ikorwa hirya no hino mu gihugu, aho zimwe zagiye zifungwa kubera kutabyuzuza. Uyu muyobozi kandi akaba yavuze ko hari na bamwe mu bavugabutumwa ndetse n'abahanuzi batesha agaciro gahunda zitandukanye z'iterambere za leta bitwaje ubuhanuzi bw'ibinyoma. Akaba kandi yagaragaje ko nawe byigeze kumubaho ubwo umukozi we yamuhanuriraga ko inka ihagarariye Satani. Mu magambo ye rero akaba yagize ati byigeze kubaho gahunda ya gira inka igitangira bavuga ko inka ihagarariye Satani. Njyewe byambayeho, umukozi wanjye yarambwiye ngo narose umuturanyi aduha inka, ndavuga nti Imana ishimwe tunaturanye neza. Yakomeje agira ati yahise ambwira ati wowe ntabwo ujya umenya iby'umwuka, inka ihagarariye Satani. Ndavuga nti ese wa mukobwa we ko kera numvaga bavuga ko andi matungo ahagarariye ibi n'ibi, inka ijemite. Ndarakara ndamwicaza mubaza aho yabikuye, arambwira ngo ni ubuhanuzi. Dr Usta Kayitesi kandi akaba yagaragaje ko yahise asubiza amaso inyuma agasanga hari abandi bashaka kwangisha abaturage gahunda nziza zibarinda kandi z'iterambere. Akaba rero yagize ati ababuzaga abantu kwinjira muri gira inka ukayoberwa n'ikibibatera kuko si imyemerere, harimo ababuza abantu kwikingiza. Dr Usta Kayitesi kandi akaba yagaragaje ko uretse abigisha bene ibyo hari n'abahanura bakanga abantu ku buryo byatumye benshi batakijya mu nsengero, ahubwo bahitamo kujya gusengera mu buvumo no mu butayu. Hakaba kandi yagaragaje ko muri ubu bugenzuzi bumaze ibyumweru bibiri bukorwa, hagaragaye ubuvumo butari buke bwahise bunafungwa kuko bushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ayo ngayo rero akaba ariyo makuru akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa rero nubwo insengero zikomeje kugenda zifungwa ku bwinshi, hari n'abandi rero bakomeje kugenda bavuga yuko hari Satani winjiriye igihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu rero insengero hirya no hino mu gihugu cyacu zikomeje kugenda zifungwa ubutitsa. Mu by'ukuri ibyo byose rero ni abantu nyine ni abakozi b'Imana bakomeje kugenda nabwo ababivuga, ndetse kandi n'abandi bagenda basaba abandi gusengera iki gihugu cyacu, kuko ibi bintu byo gufunga insengero gutya ntabwo ari ibintu bisanzwe. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byari bisanzwe, aho rero kandi n'abandi bayobozi bagiye bakomeye b'amatorero agiye atandukanye bagiye bagaragaza kutishima gukomeye, aho rero bamwe bagiye banavuga amagambo akomeye ndetse kandi arimo n'amarangamutima. Aho rero abagiye bavuga amagambo yo kwijujuta bavuga ati niba mwebwe mudakunda Imana cyangwa se ngo munayisenge, mwaturetse twebwe tukayikunda tukanayisenga. Ni amagambo rero abantu benshi bagiye bavuga. Mu by'ukuri ubona yuko nyine hari amagambo yuzuyemo amarangamutima. Mu by'ukuri kuva rero hatangira umukwabo wo kugenda bafunga insengero zigiye zitandukanye, bavuga yuko zitujuje ubuziranenge. Mu by'ukuri tuzakomeza rero tugende tubamenyera ikikomeje kugenda kijya mbere kuri izi nsengero rero zikomeje kugenda zifungwa ubutitsa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe rero icyo usabwa nta kindi ni ukureba niba warakanze subscribe kuri iyi soko rukumbi y'abanyarwanda. Buri munyarwanda wese avomaho amakuru yizewe neza cyane 100%. Dore ko rero wakanze subscribe yatandukanye burundu no kubona amakuru atizewe ndetse kandi n'amakuru y'ibihuha yose rero bamaze kuba batandukanye. Niyo mpamvu rero tukubwira tuti nyaboneka niba ari ubwa mbere uhageze, reba munsi y'video urebe niba wariyandikishije. Nusanga rero utariyandikisha wiyandikishe kugira ngo rero ibintu byose bikomeze kugenda abimira neza cyane, kugira ngo wiyunge ku bihumbi amagana by'amanyarwanda byakanze subscribe. Nawe rero uzajya ubonera amakuru yizewe neza cyane ku gihe. Iyi ngiyi rero
ni Rwanda Wezi niyo soko rukumbi y'abanyarwanda bakuraho amakuru yizewe neza cyane 100%. Nkwibutse rero gusiga wiyandikishije ukanda subscribe ubundi tubonane mu kanya mu yandi makuru agiye kuza. Ngewe rero mwumvaga kuri Mike za Rwanda Wezi, reka twongere kubonana mu kanya no mu yandi makuru arabagezeho icyo gihe. Ciao ciao.